Reka nongere mbagwe ibyano bakunzi bakadosohoka badugurana ikinyarwanda muraho neza murakoma. Reka nizere ko mumeze neza aho muri hose, haba bari Rwanda ahangaha dutetse, abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Nk'uko bisanzwe ikiganiro cyacu kibanda ku migani isobanuye, insigamigani ndetse n'imyandiko yaturyoshye kera. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho imigani 10 isobanuye ku buryo umuntu amenya aho umugani yakoresha runaka cyangwa se igihe yanawukoresha kugira ngo ikiganiro cyangwa se inyandiko biryohe. Ngaho rero ni mu nteze yombi nze tuyirambure. Umugani wa mbere uragira uti Imana irema abatindi niyo ibogosha. Ibi bishatse kuvuga iki? Ngo Imana irema abatindi niyo ibogosha. Burya uko abantu bose bameze ntabwo twakira kimwe cyangwa se ngo dukene kimwe. Nk'uko Imana yaturemye iba ituzi uko tumeze ndetse ikaba izi n'ubushobozi bwacu. Rero iyaremye abatindi, hari igihe irema umutindi ikamuha ubushobozi runaka bukeya bwo kubona icyo kurya, n'undi ikamuha imbaraga zitagaragara zabonamo icyo kurya, kandi koko ugasanga wa mutindi ntahuhutse, ahubwo hari uburyo Imana imuhaye iki n'iki nawe ugashyira ku meza agatamira. Rero iyo umuntu abonye umutindi uyu n'uyu, hari igihe agira ati uyu arahubutse cyangwa se uyu nguyu abayeho ate. Burya Imana yaturemye ibizi ibyo dukeneye kandi ibizi n'imbaraga zacu dukoresha kugira ngo tugire icyo tugeraho. Niba iremye umutindi udatunze ibya mirenge ku ntenyo, hari igihe imuha imbaraga zo kugira ngo akorere abandi nawe agire icyo acyura. Cyangwa se yarema umutindi muri ubu buryo ikamuha kugwa neza, abantu bakamwibonamo, bakamugira neza, bakamuha icyo kurya. Rero Imana irema abatindi niyo ibogosha. Hari uburyo ibaha ikindi iki n'iki, cyaba ari igikundiro, cyaba ari ukugwa neza, cyaba ari ikinyabupfura, cyaba ari imbaraga, ibyo byose bikabagaburira. Umugani wa kabiri uragira uti Imana itinda guhorera umukene akarambirwa. Imana itinda guhorera umukene akarambirwa. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Niba guhorera umukene we arambirwa, ibi twabyita iki? Muri kamere muntu abantu benshi bakunda ikintu kije ako kanya, inyungu ije ako kanya, cyangwa se ikintu kizi aho ngaho. Ari hahandi tujya tubihuza n'umugani ugira uti nzaguha ibyibushya amatwi ntibyibushya amatama. Nk'aha ngaha rero umuntu aba ashaka ko ikintu akibona ako kanya aho kugira ngo ategereze. Ni muri kamere muntu rwose iki kintu kirimo. Rero niba Imana itinda guhorera umukene akarambirwa, ahangaha bishatse kuvuga ko imfashanyo cyangwa se ubufasha bw'ako kanya usanga abantu babukunda, usanga bwifuzwa na twese. Ngo Imana itinda guhorera umukene akarambirwa. Ishatse kuvuga ko rero ubufasha bw'ako kanya ari bwiza. Umugani wa gatatu uragira uti Imana nimutakirwa nk'iyabonye umuntu. Ngo Imana nimutakirwa nk'iyabonye umuntu. Uyu mugani ushatse gusobanura ko nubwo twirwa dutakambira Nyagasani, tumutakambira turi mu byago, tumutakambira isaha ijoro n'umunsi,
rwose uko twatakamba kose, Imana ibizi ibidukwiriye, Imana ibizi ibizadukiza, Imana ibizi uko tubayeho kurusha twebwe uko twizi cyangwa se icyo dukeneye. Imana ibiturebera hariya hirya, izi icyo tugenewe, izi ikizadukiza, izi icyo twarya, izi byose. Rero ni mutakirwa ariko abatuzi twese. Iyo bavuze ngo Imana ni mutakirwa nk'iyabonye umuntu, ahangaha bishatse kuvuga ko ibintu byose dusaba Imana ibibizi. Rero ni byiza gusaba ariko tunihanganye ko Imana ibizi ibyo tuyisaba kandi ikaba izi ibyo tugomba, ikaba izi n'igihe yabiduhera. Nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa 4 uragira uti Imana ntiyanga kugondozwa, yanga guhemuzwa. Ngo Imana ntiyanga kugondozwa, yanga guhemuzwa. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko Imana yaturemye ibituzi. Nk'uko amambere twabisobanura mu mugani turangije, nuko Imana yaturemye yadushyize ku isi, izi uko tuzabaho, izi n'igihe tuzatahira. Ibibizi byose. Mujya mwumva bavuga ngo iyakaremye niyo ikamena, iyakaremye niyo ikamena. Iyo Imana rero ugiye kuyigondoza, uba ushaka kugira ngo nibura uyihemuze, kuko ntabwo yaguha ikintu utagenewe, nta nubwo yanaguha n'ikintu itakugeneye kuva kera ikigushyira ku isi. Ahangaha Imana ntiyanga kugondozwa, urayitakira, urayisaba buri kanya, ariko burya ntabwo ari byiza. Imana rwose nubwo itanga kugondozwa, yanga guhemuzwa, iki gihe uyu mugani urashaka kutwigisha kumenya gutegereza, kumenya kwihangana, kumenya ibitugenewe n'igihe byazazira tudahutiyeho. Ugasanga usabye Imana ikintu iki n'iki, yaba itagusubije ugasanga urakambye agahanga, cyangwa se ati Imana ibaho se, ati Imana iranyanga. Oya, ibintu byose biba biri ku murongo. Ntitwakagombye kugondoza Imana cyangwa se by'ako kanya, cyangwa se ngo tuyihemuze. Iki gihe ibizi byacu niyo yaturemye, ngo iyakaremye niyo ikamena. Imana ntiyanga kugondozwa, yanga guhemuzwa. Reka twige kwihangana, kuko Imana ibizi byacu, ibizi igihe bizazira, ibizi igihe izadusubiriza, ibizi igihe izanatuvana ku isi tukitahira. Ibi byose rwose ibibizi. Umugani wa 5 uragira uti Imana ya munsi umwe ntibura. Ngo Imana ya munsi umwe ntibura. Ibi bishatse kuvuga iki? Uko twese turi ku isi, uko twaremwe n'Imana, buri muntu agira amahirwe ye. Buri muntu rwose agira amahirwe ye, kandi akaza mu gihe runaka. Buri muntu ashaka kugira atya uyu munsi bikamukundira akagira ibyishimo, undi ejo akishima, undi ejo bundi, undi ejo bundi. Ntabwo umuntu yaririra mugenzi we cyangwa se ibyo mugenzi we atunze, ngo ibi n'ibi, ngo Imana yaramuhaye, ngo ngewe ngo izanyibuka ryari. Oya, burya Imana ya munsi umwe ntibura. Nawe hari igihe cyagera ugahita ugira amahirwe runaka gutya.
buri muntu wese aba afite igihe agirira ibyishimo, agirira amahirwe. Nicyo bishatse kuvuga ngo imana ya munsi umwe, ni nka umunsi umwe. Imana ya munsi umwe ntibura. Nta muntu uva ku isi atagize amahirwe runaka aya n'aya. Nicyo bishatse kuvuga mu mvugo yoroshye. Tugiye ku mugani wa gatandatu, umugani wa gatandatu uragira uti imana yeze nigiye mu nda. Ngo imana yeze nigiye mu nda. Ibi bishatse kuvuga iki? Ubundi guteganyiriza ejo ni byiza, ariko nanone ntacyo bivuze iyo ugize utyo ugateganya byose nabwo kwiremba. Iyo iki gihe wiyimye ukiremba nk'uko nari mbivuze, rwose ahangaha ntabwo wavuga ngo urateganyiriza ejo kandi nta n'ibyo ufite uyu munsi wakoresha. Ntabwo mvuze ngo ibintu byose umuntu afite abimarira aho ngaho, oya. Nshatse kuvuga ko guteganyiriza ejo hazaza ni byiza, ariko ukamenya n'ikigiye mu nda. Ubwo tugiye mu gisobanuro cyiza cy'ikinyarwanda, ni uko iyo yavuze ngo imana yeze nigiye mu nda, ikintu cyiza, ikintu cya ngombwa, ikintu gikwiye rwose ni ibyishimo byuzuye, kandi ukamenya ko n'ejo uzishima. Ibi nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa karindwi uragira uti imana y'imbwa iyigaburirira mu nzu. Ngo imana y'imbwa iyigaburirira mu nzu. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyi migani yose ishingiye ku Mana ni imigani ijya gusa, ni imigani ishaka kudusobanurira ubuntu bw'Imana, uburyo butugeraho ndetse n'uburyo tubusaba. Aha ngaha yavuze ngo imana y'imbwa rero iyigaburira mu nzu. Imbwa iba hanze, murabizi, cyangwa se wenda n'uburyo aho yaba ariho hose, ariko ni ahantu usanga iba ahantu hasuzuguritse akenshi. Tugiye rero mu kinyarwanda kinoze, ni uko umuntu w'intabwa, umuntu abantu benshi basuzugura, umuntu w'aho ngaho gusa, tuvuge gutyo, umuntu w'intabwa cyangwa se umuntu usuzuguritse, umuntu udafite amaboko, udafite ibintu runaka byamugobotora mu gihe runaka iki n'iki cy'akanda cyangwa se igihe kigoranye, usanga akenshi bamucira akari urutega. Ariko burya ngo imana y'imbwa iyigaburira mu nzu. Hari igihe wa muntu w'intabwa, wa muntu usuzuguritse, hari uburyo yitwara akajya hejuru, abantu bakamubona, akagirirwa neza. Rero amahirwe iyo agiriwe neza niyo burya aba ari imana ye, niyo aba ari amahirwe ye, cyangwa se ibyishimo bye. Ibyishimo by'umuntu w'intabwa, ibyishimo by'umuntu usuzuguritse, ibyishimo by'umuntu bafata nk'icyo ntazi, ni igihe Imana ibimwibutse, akubahwa, agashimirwa bitewe n'uburyo yitwaye. Nk'uko nabivuze amambere ko hari igihe Imana irema abatindi kandi ikanabogosha. Hari igihe wa muntu w'intabwa imuha kwicisha bugufi, umuntu akaza rwose akamukundira icyo kintu, ugasanga amugiriye neza. Rero aho ngaho aba ari wa muntu w'intabwa Imana igiriye neza, nawe akagaragara. Ngo imana y'imbwa iyigaburira mu nzu. Uyu mugani nicyo ushatse kuvuga. Umugani wa munani uragira uti imana y'umworo ihora mu gipfunsi.
ngo Imana y'umworo ihora mu gipfunsi. Murumva ko imigani yose ijya gusobanura kimwe. Imana y'umworo ihora mu gipfunsi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umuntu udafite ibya mirenge, umuntu udatunze, umuntu ufite duke twe, ahangaha Imana nayo imuha ubushobozi n'ubumenyi bwo gukoresha twa tuntu duke afite, ku buryo nibura nawe ahora yishimye, nubwo atakwishimira ibintu runaka nk'uwishimana byinshi, ariko Imana hari uburyo ibigenza nawe mu bushobozi bwe akishima. Iki ni cyo bishatse kuvuga ko rwose ko Imana y'umworo ihora mu gipfunsi rwose, bitewe no kwihangana, bitewe no guca bugufi kwe, Imana nayo imuha umugisha, Imana ikamutunga inkoni, noneho nawe akagira icyo atunga, nawe akagira icyo ageraho, kandi aciye bugufi. Ngo Imana y'umworo ihora mu gipfunsi, nubwo utuntu duke afite ari twaba ashingiyeho, ariko dutuma iminsi itambuka, iminsi yisunika, umuntu akamererwa neza kandi nta byinshi atunze. Ngo Imana y'umworo ihora mu gipfunsi nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa 9 uragira uti Imana zihuzima n'uzarama ntaho zagiye. Ngo Imana ziha uzima n'uzarama ntaho zagiye. Uzima ni kwima ingoma, ntabwo ari ukwima umuntu ikintu runaka. Ngo Imana rero zihuzima n'uzarama ntaho zagiye. Bishatse kuvuga iki? Niba Imana izaha uzima n'uzarama ntaho zagiye, bishatse kuvuga ko mu mibereho yacu yose umuntu abayeho ku isi, Imana izi icyo ugenewe. Niba uzima, waba uri urusoro cyangwa ukiri mu nda y'umubyeyi wawe, Imana iba izi icyo uzavamo igihe icyo ari cyo cyose uzagera ku isi. N'ahandi bajya bavuga ngo nta muntu wasiga ikimwirukamo, ahubwo asiga ikimwirukaho. Ikikwirukamo uko byagenda kose kigaragarira abantu, kandi ntaho wagisigira. Rero n'Imana iturema idufitiye umugambi, ituremera ikintu runaka. Mu gihe cyose iturema iba ifite ibyo iduteganyiriza tugeze ku isi. Rero ngo Imana ziha uzima n'uzarama ntaho zagiye. Ibi nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa 10 ari wo wa nyuma uragira uti Imana ikunanurira itakweretse icebe. Ngo Imana ikunanurira itakweretse icebe. Ibi bishatse kuvuga iki? Ngo Imana ikunanurira itakweretse icebe. Bishatse kuvuga ko muntu hano ku isi aba ahihibikanira byinshi, aba afite ibyo agambiriye kugeraho, aba afite indoto n'intumbero zitandukanye, ariko uburyo abigeramo buratandukanye. Ni hahandi uzasanga umuntu ari mu nzira iyi n'iyi agana mu mwuga uyu n'uyu, ariko ugasanga biramwangira. Ugasanga abantu benshi baravuga ngo uyu ntashoboye, nka rya jambo twakoreshaga kera cyane mu ishuri avuga ngo uyu ni umuswa. Nta muntu waba umuswa aho ari hose, cyangwa se n'aho ari hose dutuye, nta muntu w'umuswa ubaho. Ahubwo ni umuswa nyine mu bintu by'aho ngaho arimo, ariko hari ikindi kintu ashoboye kindi atazi ko akizi.
iki gihe ni ukuvuga ngo amahirwe ye ni amahirwe aza ako kanya iyo amenye icyo ashoboye, iyo amenye icyo akunda, iyo amenye ikintu Imana koko yamuremeye. Ni ibintu bihita byigaragaza, kandi wa muntu bitaga umuswa yagera mu kintu ashaka, akunda, afitiye ubushobozi, iki gihe rwose yisangamo, ahubwo ba bandi arimo bakamukurira ingofero bavuga ngo ni umuhanga, kandi aho yari avuye bavugaga ko ntacyo ashoboye. Iki gihe rero ngo Imana ikunanurira itakweretse icebe, iguteganyiriza ikintu runaka muri wowe, ikakigushyiramo ku buryo uza ku imusozi cyangwa uza ku isi utakiza, ahubwo ari igihe kizagera, icyo gihe ukisanga muri cya kintu Imana yaguteganyirije. Iyi migani uko ari 10 rero turangije ishingiye ku Mana, igaragaza muri rusange ubugwaneza, ibintu duteganyiriza cyangwa se umugisha idufitiye, ndetse iyi migani ikagaragaza uko Imana yaturemye ituzi, uko Imana yaturemye hari ikintu duteganyiriza twebwe tutazi, kuko ngo iyakaremye niyo ikamena. Ni imigani 10 yari itandukanye, ariko iragusha muri ibyo bisobanuro bimwe. Nahanga rero dusoreje ikiganiro cyacu, ikiganiro kibanze ku migani 10 isobanuye ku buryo umuntu yamenya aho yakoresha umugani uyu n'uyu, ndetse n'igihe yawukoresha. Rero nimuzajya musobwa n'umugani uyu n'uyu, muzajye mutwandikira mu bitekerezo ku buryo umuntu yawugarukaho tukayuva imuzi n'imuzingo. Ngaho rero bakunzi b'akadasohoka bacu, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, kandi muhorane amahoro n'amahore aho muri hose. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.